Ndabasuhuje mbifuriza igitondo cyiza abo tubana umunsi ku wundi n'abadukurikira kuri Nta Mikino Online TV, ndabasuhuje mbifuriza amahoro y'Imana, ndabifuriza ibihe byiza mugire amahoro kandi mugubwe neza. Uyu munsi bibaye ngombwa ko ngaruka ku iyi tekinoloji cyangwa se ku iyi telefone igezweho y'umuherwe Elon Musk igiye kujya ku isoko mu mpera z'ukwezi kwa 12. Mu by'ukuri benshi iyo isi cyangwa se abatuye isi bagiye kuvuga kuri iri zina ry'uyu mukire, uyu mukire yakoze ibitangaza byinshi cyangwa se akora n'ibikorwa byinshi bitandukanye ku isi, azana udushya twinshi. Murabizi neza ko yamamariye nko muri filime ya Elon Musk, ari naho iryo zina ryavuye, siyo mazina ye bwite, ariko noneho uyu munsi akaba ameze nk'ugiye gukosora isi cyangwa se kuyihindura mu buryo budasanzwe. Na telefone ye ubundi yaramenyerewe nk'umuherwe ukora imodoka zihenze ku isi, ibyogajuru, ibikoresho bitandukanye. Tesla ikora ibikoresho bitandukanye na za Starlink, kimwe mu bigo bikomeye bikora internet, bifite ibyogajuru mu buryo bwa internet cyangwa se bicuruza internet. Ariko noneho akaba azwi neza ko uyu mugabo hari ikintu yarategereje cyangwa se hari imwe muri proje yakoze yaritegerejwe ku isi, ku buryo igomba kuza ku isi igatangira urundi rugendo rushyashya cyangwa se ikazana impinduka. Mu by'ukuri mbere y'uko iyi telefone ijya ku isoko cyane mbere y'uko igaragara cyangwa se ikamenyekana, havuzwe byinshi kuri yo. Nubwo Elon Musk we yivugiye ko agiye gukora telefone izaza izari zisanzwe ku isi zihenze, par exemple nka iPhone, Samsung, Nokia cyangwa se Tecno, bose bagiye bafite telefone nziza zihenze zikomeye. Ariko noneho yavuze ko izo telefone azakora telefone nziza kandi igezweho, ku buryo izo telefone zose inganda zazo kongera gucuruza bizabagora, cyangwa se bakazajya bacuruza n'abantu badafite amafaranga ku kigero cyo kugura iyi telefone ya Tesla Model Pi mobile phone. Uyu mugabo byagiye bivuga bakagira ngo ni ibikabyo bya Elon Musk, ariko mu buryo budasubirwaho byamaze kugaragara kandi yamaze gutangaza ko mu mpera z'uyu mwaka mu kwezi kwa 12 hatagize impinduka kuva mu matariki 15, iyi telefone ya Tesla Model Pi mobile phone irabageze ku isoko. Ariko se kubera iki yavuzweho byinshi cyangwa se ikaba telefone igaragaza ko ari telefone y'igitangaza kandi yakozwe ishingiye ku mushinga wa Pi Network, cyangwa se hari aho amakuru ahurizwa, dore ko ari nako yitwa nayo ari telefone ya Tesla Model Pi, ibirango byayo byose ni Pi. Kubera iki uyu mugabo iri zina yarihuje n'iri faranga ry'ikoranabuhanga naryo bikekwa ko, cyangwa se Nicolas ubwo yatangiye kuvuga ko rishobora gutangira gukoreshwa mu mpera z'uyu mwaka mu kwezi kwa 12? Kuki ibi bintu bagenda babihuza? Kandi ku bantu bagiye bakurikirana uyu mushinga, mu gihe cyose habaga hari imyiteguro y'uko Pi Network ishobora kujya ku isoko, n'amakuru ya Tesla Model Pi mobile phone nayo yajyaga ku isoko. Bizwi neza ko Elon Musk ari umwe mu bashoramari cyangwa se mu bafatanyabikorwa bakomeye muri uyu mushinga wa Dr. Nicolas. Birazwi neza officiellement, yagiye yigaragaza nk'amakampeni yabereye mu Bushinwa bacyamamaza uyu mushinga. Ni umwe mu bantu bagiye gukora kampeni yo kwamamaza Pi Network, ajyanye na Fanny, umwe mu bafounder ba Pi Network, umugore wa Dr. Nicolas. Noneho rero tugarutse kuri iyi telefone ya Tesla Model Pi mobile phone, nuko iyi telefone impamvu yagiye ivugwaho byinshi cyangwa se ikagaragara mu buryo butandukanye cyangwa se igatangazwa nk'itelefone y'igitangaza izaza ije gusimbura izindi, nuko iyi telefone byagaragaye neza ko ari telefone izaba ifite tekinoloji ihambaye, bitandukanye n'izi telefone zari zisanzwe dukoresha z'inganda zitandukanye. Uretse ko ikinyuranyo cyabaga ari ukuvuga ngo ifite RAM nini, ifite processor nini, ifite kamera, ibasha gukora ibintu, gukoresha imbaraga, ariko ubundi zo zabaga ari telefone zidafite ibitangaza nk'uko iyi telefone ya Elon Musk yamamajwe cyangwa se iri gutangazwa. Uyu mugabo rero
Iyi telefone tekinoloji yayo mutiteye ite? Icya mbere ni uko ari telefone ije izanye impinduka mu buryo bw'ikoranabuhanga, ifite uduhigo dutatu izindi telefone zose zidafite kandi zumvaga ko zari telefone. Agahigo ka mbere ni uko ari telefone yakozwe ikagenerwa umwanya wa sharijeri ariko ari telefone itazajya icagingwa kugira ngo uyikoreshe. Ni telefone ubwayo izajya yikurura imirasire y'izuba ikicaginga. Icyo ni icya mbere. Ni telefone idashobora gushirirwa umuriro cyangwa se ngo imare umuriro mu buryo buri aho gutyo ngo telefone ngo irashiriwe kubera nayikoreshaga. Aho uzajya uba uri hose si ngombwa ko uri ku zuba, ariko ni ngombwa ko nimba ari ku manywa izuba riri kuva, aho uzajya uba uri hose izaba iri gukurura. Noneho rero mu gihe cy'urubura cyangwa cy'ibitumbiko, mu buryo ikirere gishobora kumara iminsi 2, 3 cyangwa icyumweru, murabizi mu bantu baba ku migabane itandukanye yaba ku Burayi na Amerika na Aziya, yemwe na Afurika y'Epfo, aho hantu hajya haba ibihe bidasanzwe ku buryo izuba rishobora kubura bitewe n'igihe cy'urubura cyangwa igihe cy'ubukonje. Icyo gihe nibwo bazajya bakenera sharijeri acomeke ku mashanyarazi noneho acaginge. Ariko mu gihe cyane cyane nkatwe abanyafurika yo hagati cyangwa se abanyafurika muri rusange, twebwe ibyo bihe ntabyo tujya tugira, uzafata sharijeri nushaka ugende wibagirwa naho wayibitse, kubera umunsi ku wundi telefone yo izajya iba yicaginga yuzura, ukoresha umuriro ushiramo iyongera yicaginga cyangwa se ikomeza yicaginga, kandi n'uburyo bayikoze ku buryo bitazigera biyica, izaba iri systeme muri ubwo buryo. Uburyo bwa kabiri nuko ari telefone itazigera ikenera gukoresha internet waguze. Elon Musk nk'umuherwe ufite iki kigo cya Starlink gikoresha internet y'ibyogajuru, gifite amasatelite kandi gicuruza na internet, nuko aho iyi telefone izajya ibiri hose izaba iri gukurura iminara y'aya masatelite, ku buryo bimworohera ko uyitunze uwo ari we wese bimworohera ko telefone ibona internet yuzuye kandi ku rwego rugezweho. Nimba ari 4G, nimba ari 5G azaba ari gukoresha uyu munota. Tekinoloji uyu munsi telefone twakoreshaga uyu munsi hano mu Rwanda hari 4G, niyo ubu tubare ko ari internet yihuta, ariko hari n'abamaze kugera kuri nivo ya 5G, ariko we nazana agahigo tayari ko urwego internet igezweho niyo internet izaba iri gukoreshwa muri aya matelefone. Ubwo ni 5G cyangwa se kuzamura, kuko ntago azaba akiri ku rwego rwo gukoresha 4G. Icyo kintu rero kikaba gahigo ku bantu batunze amatelefone yose, smartphone yarahenze cyangwa se baguraga internet ya buri munsi. Umuntu wese utunze smartphone kameme agura internet, nuko izo zose zizabikwa bakajya kurwanira iyi Tesla Model Pi mobile phone. Ako kakaba gahigo gadasanzwe kandi kakaba gahigo keza. Ikindi cya gatatu nuko iyi telefone ku bantu izaba ifite indi tekinoloji, ku bantu bakoresha bafite imodoka za Tesla cyangwa se mu buryo murabizi ko Tesla ari uruganda rukomeye n'isoko rikomeye rikora ibinyabiziga bitandukanye by'imodoka z'ubwoko butandukanye, ariko noneho uyu bayishyizemo ikoranabuhanga ku buryo uzajya ukoresha iyi telefone nimba utunze imodoka ya Tesla ukayikontorora aho uri hose, wayikingura, wayatsa ukoresheje telefone yawe, waba uyirimo waba utayirimo, cyangwa se wayicungira umutekano w'imodoka iri ukoresheje GPS y'iyi telefone. Bizaba bishoboka cyane 100%, nibwo buhanga yakoranye iyi telefone. Bishatse kuvuga ngo telefone kujya ku isoko, uwitwa ko afite amafaranga wese ukeneye ikoranabuhanga cyangwa se ukeneye telefone nziza imukorera ibintu bye neza ku murongo, itamugora mu kuri internet, itamuvuna mu buryo bw'imiriro, niyo telefone isoko rizaba riri gucuruzwaho cyane. Ikindi cya gatatu nuko yazikoze mu byiciro, ntabwo ari telefone imwe gusa y'ubwoko bumwe. Yakoze telefone marike 3 cyangwa se karite 3. Karite ya mbere ihendutse ariko nayo ifite tekinoloji ku buryo idacagingwa, ikoresha internet free, ishobora kwenstarwa, ariko ubwo bizaba bitandukaniye mu mbaraga zazo cyangwa se n'uburyo
bw'ubusirimu cyangwa no bitewe n'agaciro k'amafaranga nuko karite ku rwego rwo hasi quality izaba iciriritse y'iyi telefone nuko iri ku gaciro k'amadolari 250. Kubaza agaciro k'ama iPhone aya ni amafaranga makeya, kubaza agaciro k'ama Samsung aya ni amafaranga makeya. Noneho rero kubaza agaciro k'ama amatekino ahenza aka ni agaciro n'amafaranga makeya, bigatuma rero Elon Musk yaratekereje akavuga ngo nzanye product ku isoko ije gukompeta cyangwa se kuzimya ibindi bicuruzwa byari bihari. Muri make rero mu mpera z'uyu mwaka guhera mu matariki 15 cyangwa se kuzamura mu kwezi kwa 12 nuko officiellement iyi telefone ya Tesla Model Pi mobile phone izaba iyagejeje ku isoko, ari naho bitegerejwe ko hari n'igihe byahurira ku bantu bakoresha Pi network kwigurira iyi telefone bizaba byoroshye kuko bizaba mbese muri make ari nk'amata n'amavuta byivanze. Nagira ngo rero mbageze aya makuru ubundi dukomeze turyoherwe. Ku bantu batsanzwe ari bashyashya wadukandira subscribe cyane nimba tunasanganywe, ukatwandikira like na comment cyangwa sharing inkuru ku ba friend bawe ukabagezaho ibi nta mikino online TV nawe tuba tubaje kukugezaho.